tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya. Bavandimwe bakunzi ba Radio Maria Rwanda, ijwi rya Gikristo riguherekeza aho uri hose, mugira amahoro y'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Mu kiganiro cy'uno munsi turibanda ku ngingo irebana na muntu n'ubushobozi bwo kumenya Imana. Mu rurimi rw'Igifaransa, l'homme est capable de Dieu, cyangwa mu rurimi rw'Icyongereza, man's capacity for God. Reka dutangire ikiganiro twiyambaza Roho Mutagatifu, tunatega amatwi ijambo ry'Imana ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa mbere, umurongo wa 19 kugeza ku murongo 20. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagakunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana amenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunyurwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Pawulo intumwa mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa mbere, umurongo wa 19 kugeza ku 20, avuga ku cyaha cy'abanyamahanga, aragira ati: kuko icyo umuntu yamenya ku Mana kirabigaragariza, Imana yarakibahishuriye. Koko rero kuva isi yaremwa, ubwenge buhera ku byaremwe bugashyikira ibitagaragara by'Imana, ni ukuvuga ububasha bwayo buhoraho na kamere yayo bwite. Bityo rero ntibabona uko biregura. Pawulo intumwa aratwibutsa ko Imana yaduhaye ubwenge. Dukoresheje ubwenge rero tukitegereza ibyo yaremye, twitegereza isi cyane cyane n'umuntu, dushobora kugera ku guhamya ko Imana iriho, ariyo muremyi wa byose, kandi tugahera ku bigaragara tukahamya ibitagaragara. Bavandimwe, dukomeje ibiganiro bidufasha gucengera kwemera kwacu twifashishije Gatigisima Kiliziya Gatolika. Nk'uko twabivuze mu biganiro byatambutse, Gatigisima Kiliziya Gatolika igizwe n'ibice binini 4, ari byo uguhamya kwemera, la profession de foi, cyangwa the profession of faith, akaba ari igice gisobanura inanga kwemera n'amahame yo kwemera. Akaba igice cya kabiri kinini kirebana no guhimbaza kwemera kwa Gikirisitu, la célébration du mystère chrétien, cyangwa the celebration of the Christian mystery. Icyo gice cya kabiri gisobanura by'umwihariko amasakaramentu n'ibirebana na liturujia. Akaba igice cya gatatu kirebana n'ubuzima muri Kristo, la vie dans le Christ, cyangwa life in Christ. Iki gice gisobanura imibereho y'umukristo muri sosiyete mu ngeri nyinshi, cyangwa se twavuga ko gisobanura imyitwarire y'umukristo. Akaba n'igice cya kane cyo cya nyuma kirebana n'isengesho rya Gikristo, la prière chrétienne, cyangwa Christian prayer. Iki gice cya kane kikaba gisobanura ibirebana no gusenga k'umukristo. Tumaze iminsi twibanda ku gice cya gatatu kirebana n'ubuzima muri Kristo, ariko no munsi turatangira igice cya mbere kirebana no guhamya ukwemera, gisobanura indanga kwemera yacu ndetse n'amahame yo kwemera. Uno munsi rero turahera ku mutwe wa mbere w'icyo gice. Uwo mutwe ukaba uvuga ku bushobozi bwa muntu bwo kumenya Imana. Muri kiganiro muri kumwe na Padiri Senane Frem, umuyobozi wa gahunda za Radio Maria Rwanda. Con umana wimana
satani narayanze rwose, mbaye kandi umwana wa Mariya, sinzasubira kuwundi. Umukristu wa Yesu, uko nasezeranye mbatizwa, none ndakomeza kumwemera. Amashitani n'ibindi byago ni Yesu wabidukijije, uzatugeza ku Mana. Yesu wacu turagushimye, ndi umukristu wa Yesu, uko nasezeranye mbatizwa, none ndakomeza kumwemera. Bavandimwe, mu kiganiro cy'uno munsi turibanda kuri muntu n'ubushobozi bwo kumenya Imana. Ikiganiro kirimo ibice bibiri, turavuga mbere na mbere ku cyifuzo cy'Imana kiri muri muntu, tuvuge n'inzira zo kumenya Imana. Bavandimwe, igihe duhamya ukwemera kwacu, dutangira tuvuga tuti nemera Imana Data. Mbere yo kuvuga ibyerekeye ukwemera kwa Kiliziya nk'uko kwamamazwa mu ndangakwemera, kugahimbazwa muri liturujia, tukaguhamya mu gukurikiza amategeko y'Imana no mu isengesho, mu byo tubanze twiyibutse icyo kwemera ari cyo. Ukwemera ni igisubizo umuntu aha Imana imwihishurira kandi ikamwiha, ari nako imumurikira ku buryo butagereranywa kugira ngo amenye igisobanuro nyacyo cy'ubuzima bwe cyangwa amaherezo y'ubuzima bwe. Igice cya mbere rero cy'ikiganiro cy'uno munsi turavuga ku cyifuzo cy'Imana kiri muri muntu. Umuntu yifitemo uko gushakashaka Imana, yifite iyo nyota y'Imana, kandi icyo cyifuzo cyangwa iyo nyota n'Imana ubwayo yabimushyizemo. Icyifuzo cy'Imana cyangwa kwifuza Imana cyangwa inyota y'Imana, icyo cyifuzo cyanditswe mu mutima wa muntu kuko yaremwe n'Imana kandi akaremerwa Imana. Umuntu yaremwe n'Imana kandi abereyeho Imana. Imana ntihwema kwiyegereza umuntu, kandi mu Mana honyine niho umuntu azaronka ukuri n'ihirwe adahwema gushakashaka. Mu byo akora byose, abavandimwe, umuntu abashakashaka umunezero. Umunezero rero uri mu Mana. Nibyo inyandiko y'inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Vatikani bwa kabiri yitwa Gaudium et Spes mu rurimi rw'Ikilatini, tugenekereje mu Kinyarwanda ikaba ari ibyishimo n'amizero. Mu numero ya 19 y'iyo nyandiko basobanura bagira bati, icy'ingenzi mu byerekana agaciro k'umuntu ni uko yahamagariwe kunga ubumwe n'Imana. Ubwo butumire Imana igeza kuri muntu kugira ngo asabane nayo bwatangiranye no kubaho kwe. Uko rero umuntu ariho kubera ko Imana yamuremye bitewe n'urukundo imukunda. Ni kubw'urwo rukundo kandi Imana ikomeza kumubeshaho. Byongeye kandi kugira ngo umuntu abeho byuzuye, nuko yemera ku bushake bwe urwo rukundo akishyira mu maboko y'umuremyi. Umuhamagaro wa muntu ni ukubaho, kandi kubaho nk'umuntu, kubaho nk'umwana w'Imana. Imana rero
ibyo yamuhaye byose bishingiye ku buzima. Icyerekana rero agaciro ka muntu mu bindi biremwa ni uko umuntu afite ubwo bushobozi bwo kunga ubumwe n'Imana, ariko akabikora ku bushake bwe. Ariko kubyanga ngibyo bimukururira ibyago. Kuva kera kugeza na n'ubu, abantu bagaragaje mu mateka yabo mu buryo bwinshi icyifuzo bifitemo cyo gushakashaka Imana. Ibyo bikagaragarira mu myemerere yabo n'imyifatire mu by'iyobokamana. Bigaragarira mu masengesho bavuga, mu bitambo batura, imihango iha Imana icyubahiro, kuzirikana n'ibindi. Nubwo rimwe na rimwe iyo myumvire iba idasobanutse neza, nyamara usanga ari rusange ku isi yose mu bantu bose, bigatuma umuntu wese ashobora kwitwa umuyoboke w'Imana. Kuvuga ko buri muntu ari umuyoboke w'Imana ni imvugo tugenekereza duhereye ku byo mu Gifaransa nyine tuvuga ko l'homme est un être religieux cyangwa man is religious being. Umuntu yifitemo iyo nyota yo gushakashaka umusumba byose, yo gushakashaka Imana. Koko rero nk'uko Mutagatifu Luka abisobanura mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Imana yaremye amoko yose y'abantu ikurije ku muntu umwe, iyatuza mu bwisanzure bwose bw'isi. Yashyiriyeho ibihe uko bisimburana, ibakebera imbibi z'aho bagomba gutura. Ibyo Imana yabigiriye kugira ngo nibayishakashaka babashe kuyishyikira, kuko mu by'ukuri itari kure ya buri muntu muri twe. Koko rero niyo dukesha ubugingo, ubwinyagambure no kubaho uko ari ko kose. Kuba rero buri muntu ari umuyoboke w'Imana, ibyo ngibyo nibyo Mutagatifu Luka asobanura mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 17, umurongo 26 kugeza kwa 28. Imana niyo yaremye abantu bose, yaremye amoko yose y'abantu maze yashyira ku isi. Imana yaduhaye ubuzima kandi yadushyizemo icyo cyifuzo cyo kuyishakashaka. Ubwo busabane nyabuzima buri hagati y'umuntu n'Imana, umuntu ashobora kubwibagirwa, ashobora kubusenya no kubuhakana ku mugaragaro. Imyifatire nk'iyo ishobora gukomoka ku mpamvu zinyuranye. Twatanga urugero nko kwivumbura bituruka ku kubona ikibi cyiganje mu isi, bishobora guturuka ku bujiji cyangwa umwete muke mu by'iyobokamana cyangwa kutita ku by'iyobokamana. Ishobora guturuka kandi ku mihihibikano y'iby'isi n'ibishuko by'ubukungu, uko nibyo mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 16 umurongo 22, Yezu avuga ku buryo butandukanye twakira ijambo ry'Imana, akavuga ko rimwe na rimwe ijambo ry'Imana turyakira rikaba nk'imbuto yibwe mu mahwa. Imbuto yibwe mu mahwa yo isobanura umuntu wumva neza ijambo ry'Imana, ariko imibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Rero kutayoboka Imana, kutagira n'ubusabane n'Imana, ibyo umuntu ashobora kubihakana, ashobora kubyanga, ashobora gusenya ubwo busabane bitewe n'imihihikano y'iby'isi n'ibishuko by'ubukungu. Bishobora kandi guturuka ku rugero rubi rutangwa n'abemera. Abemera duhamagariwe kuba urumuri n'umunyu w'isi, bityo abatemera n'abashidikanya tukababera urugero, tukabaha ubuhamya bw'uko kuyoboka Imana ariho hari umunezero wa muntu. Indi mpamvu kandi ni ibitekerezo bimwe na bimwe birwanya ukuyoboka Imana. Ikindi kandi hari n'imyifatire ya muntu w'umunyabyaha wihisha Imana kubera ubwoba. Ibyo nabyo bishobora gutuma hataba ubusabane hagati ya muntu n'Imana. Uko nguko kwihisha Imana kubera ubwoba biratwibutsa uko nyuma yo gucumura Adamu na Eva bihishe Imana, nk'uko mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 8 kugeza kwa 10 mwanditsi mutagatifu abitubwira. Atubwira ati ngo bumve Uhoraho Imana wagendagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we bihisha Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Uhoraho Imana ahamagara muntu aramubaza ati uri hehe? Undi arasubiza ati numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa
ndihisha. Umuntu rero icyaha kimutandukanya n'Imana, icyaha gishyira hagati yacu n'Imana. Ubwoba, uko kwihisha kwa Adamu na Eva ni ingaruka z'icyaha, ni ingaruka zo kutumvira Uhoraho, kandi ubundi mbere hari ubumwe. Icyaha kidutandukanya n'Imana. Rero umuntu akenshi kubera gucumura yihisha Imana kubera ubwoba, maze ntiyitabe ijwi rye. Ibyo bitwibutsa nk'uko byabanje kugendekera umuhanuzi Yonasi igihe Uhoraho amuhaye ubutumwa. Mbere yabanje kwanga kwakira ubutumwa, nk'uko biri mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi umutwe wa 1 murongo wa 1 kugeza kwa 3, aho umwanditsi mutagatifu agira ati, ijambo ry'Uhoraho ribwirwa Yonasi mwene Amitayi riti, haguruka ujye i Ninivi, umujyi mugari, maze uyimenyeshe ko ubukozi bw'ibibi bwabo bwangezeho. Yonasi ashyira nzira, ariko agenda ahungira i Tarishishi. Yonasi yabanje kwanga ubutumwa bw'Imana. Ibyo ngibyo biratwibutsa ko umuntu w'umunyabyaha wihisha Imana kubera ubwoba, ntiyumve, ntiyitabe ijwi ry'Imana, ibyo bituma nabwo hataba ubusabane hagati ya muntu n'Imana. Umwanditsi wa Zaburi y'105 murongo wa 3 tubwira ati, nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Bavandimwe, nubwo umuntu ashobora kwibagirwa cyangwa kwanga Imana, yo ntihwema guhamagarira buri muntu kuyishakashaka kugira ngo abeho kandi abone ihirwe, abone umunezero. Icyakora ku gushakashaka Imana gusaba buri muntu gukoresha imbaraga zose z'ubwenge bwe, ubushake bwe bushyira mu gaciro, umutima wuje ubutungane, akakira ndetse n'ubuhamya bw'abandi bamufasha kumenya gushakashaka Imana. Imana niyo ifata iyibanze ya mbere mu kuduhamagara, natwe rero uruhare rwacu nuko kwakira ijwi rye, tugakoresha ubushobozi Imana yaduhaye, ubwenge bwacu, ubushake bwacu, umutima wacu, ndetse n'ubuhamya bw'abandi bukadufasha mu uko gushakashaka Imana. Kuri ino ngingo Mutagatifu Agusitini aragira ati, Nyagasani, uri Imana y'igihangange kandi ukwiye gusingizwa ku buryo buhebuje. Ububasha bwawe ntibuhangarwa n'ubuhanga bwawe ntibugereranywa. None rero umuntu agace gato k'ibyo waremye arashaka kugusingiza. Uwo muntu mu by'ukuri ugenewe gupfa akaba yifitemo icyemezo kimushinja ibyaha n'icy'uko utsinda abirasi. Nyamara nubwo umuntu ari agace gatoya k'ibyo waremye, arashaka kugusingiza. Byongeye kandi nawe ubwawe urabimushishikariza ugira ngo aronkere umunezero muri uko kugusingiza, kuko waturemeye kukubera abana, kandi umutima wacu ukaba utazagira ituze bibaho utaraturiza muri wowe. urayireba insangano urugomo byaho nabyo urabireba intambara ibyorezo byose ibyo urabinesha. Ni saa 4. Iyi ni Radio Maria Rwanda. Shima
Bavandimwe bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, ikiganiro cy'uno munsi turibanda kuri muntu n'ubushobozi bwo kumenya Imana. Igice cya mbere twavuze ku bushobozi bwa muntu bwo kumenya Imana, kuko muri muntu Imana yashyizemo icyifuzo cyo kuyishakashaka. Twavuze ku cyifuzo cy'Imana kiri muri muntu. Igice cya kabiri cyangwa ingingo ya kabiri ikiganiro cy'uno munsi, reka tuvuge ku nzira zo kumenya Imana. Bavandimwe, muntu waremwe mu ishusho ry'Imana agahamagarirwa kuyimenya no kuyikunda. Iyo ashakashatse Imana abona inzira zimwe na zimwe zimufasha kuyimenya. Izo nzira zitwa kandi ibimenyetso bihamya ko Imana iriho, atari mu buryo bw'ibimenyetso bisanzwe, ahubwo ni ibimenyetso biyobora kandi bihamye bigeza umuntu ku kuri. Izo nzira zo kwegera Imana zitangirira ku iremwa, ibyaremwe byose, ndetse by'umwihariko n'umuntu ubwe. Rero kugira ngo tumenye Imana dukoresheje ubwenge bwacu, duhera ku bigaragara, duhera ku isi mbere na mbere, ku kuntu isi yizenguruka izuba kandi ikizenguruka, kuri urwo rugendo isi ikora, ukwihindukiza kwayo n'ihindagurika ryayo, ku miterere yayo, imitunganyirize yayo irimo gahunda n'ubwiza bwayo. Abantu bashobora kumenya ko Imana ariyo ntangiriro y'ibyaremwe n'indunduro yabyo. Mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, nk'uko twateze amatwi mu ntangiriro z'ikiganiro, asobanura neza ko abanyamahanga badafite impamvu yo kwitwaza ko batazi Imana, na buri muntu wese nta rwitwazo afite, kuko Imana yaremye byose, yaremye isi. Rero mu kuyitegereza isi kandi ifite intangiriro, kandi isi itariremye itibeshejeho, iyo umuntu rero akoresheje ubwenge bwe agera ku guhamya ko hari umuremyi wahanze ibingibi byo tubona bigira intangiriro ndetse n'iherezo. Pawulo intumwa aragira ati, icyo umuntu yamenya ku Mana kirabigaragaza, Imana yarakibahishuriye. Koko rero kuva isi yaremwa, ubwenge buhera ku byaremwe bugashyikira ibitagaragara by'Imana, ni ukuvuga ububasha bwayo buhoraho na kamere yayo bwite. Ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa mbere, umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Mutagatifu Agusitini nawe aragira ati, ngaho baza ubwiza bw'isi, baza ubwiza bw'inyanja, baza ubwiza bw'umwuka uyongera ubwawo kandi ukikwiza hose, baza ubwiza bw'ijuru, ngaho baza ibyaremwe byose. Byose birabigusubiza biti, twitegereze, turi ibiremwa bitagira uko bisa. Ubwiza bwabyo ni ubuhamya, confession. Rero ni ubuhamya bw'uko hari umwiza, ubwo bwiza buturukaho umwiza wenyine ari w'Imana wabiremye. None se ibyo byiza bihindagurika byaremwe nande, niba atari Imana nyir'ubwiza bwose itagihindagurika? Icya mbere, twitegereza isi, twitegereza gahunda iri mu isi, twitegereza gahunda iri mu isanzure, kugira ngo tubashe guhamya ko Imana iriho dukoresha ubwenge bwacu. Ikindi kandi, kwitegereza umuntu nabyo bidufasha guhamya ko Imana iriho ariyo yamuremye. Kubera inyota imurimo yo gushaka kumenya ikiri ukuri n'ikiri cyiza, imbaraga zo gushaka gukora icyiza, ubwigenge n'ijwi ry'umutimanama we, icyifuzo kimuganisha ku musumba byose no kugira ihirwe, umuntu yibaza niba Imana iriho. Muri ibyo byose yibaza, abona ibimenyetso by'uko agizwe na roho idashanguka, kubera ko iyo roho ari n'imbuto y'ukubaho kw'iteka, kandi ikaba idashobora kwitiranwa n'umubiri, nta handi ikomoka uretse ku Mana yonyine. Kwitegereza umuntu ni umubiri ariko ni na roho, umubiri ushanguka na roho idashanguka. Iyo roho rero igize gitangirira ariko ntigire iherezo, ntishanguke, ituruka ku musumba byose, ituruka ku muremyi w'ijuru n'isi, Imana uhoraho,
kutagira intangiriro ndetse n'iherezo. Si n'umuntu bihamya ko byifitemo ubwabyo intangiriro yabyo cyangwa iherezo ryabyo, bityo rero bikaba bigengwa n'Imana ubwayo itagira intangiriro n'iherezo. Bityo rero nk'uko Mutagatifu Tomasi wa Akwini abisobanura, ku bw'izo nzira zinyuranye umuntu ashobora kumenya ko hariho uwo bikomokaho by'ukuri, akaba intangiriro n'iherezo rya byose, ari we abantu bita Imana. Ubushobozi bw'umuntu butuma abasha kumenya ko Imana iriho akoresheje ubwenge bwe n'umutima we, akoresheje ubwenge bwe no gushaka kwe, akitegereza ibiriho, none akitegereza ibyaremwe. Umuntu ashobora kugera ku guhamya ko hariho umuremyi. Ariko kugira ngo umuntu ashobore gusabana n'Imana byuzuye, Imana yashatse kumwihishurira no kumusendereza ingabire zituma agira ubushobozi bwo kwakira iryo hishurirwa mu kwemera. Nyamara ibimenyetso by'uko Imana iriho bishobora guteguriza ukwemera no gufasha umuntu kubona ko uko kwemera kutabangamira na gato ubwenge bwe. Bavandimwe, iby'Imana yaduhishuriye mu ijambo ryayo ndetse no mu ruhererekane rwa Kiliziya ntibivuguruza ibyo tumenya dukoresheje ubwenge bwacu gusa, kuko ari iby'Imana yaduhishuriye, ni impano y'Imana, ndetse n'ubwenge bwacu twifashisha mu gushakashaka ikiri ukuri nayo ni impano y'Imana. Bityo rero Imana mu buntu bwayo yaduhaye ubwenge, yaduhaye ubushobozi bwo kuyishakashaka, ariko iranatwihishurira kugira ngo tuyimenye by'ukuri. Bavandimwe, turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uno munsi, aho twavuze kuri muntu n'ubushobozi bwe bwo kumenya Imana. Mu magambo makeya twibukiranyije ko ku bwa kamere ye n'umuhamagaro we umuntu ari umuyoboke w'Imana. Kuba akomoka ku Mana kandi akayisanga, umuntu ntashobora kugira ubugingo busendereye niba adasabanye n'Imana mu bwisanzure. Umuntu yaremewe kugira ubusabane n'Imana, ari nayo aronkeramo ihirwe cyangwa se aronkeramo umunezero. Mutagatifu Agusitini aragira ati, igihe nzaba ndi wese muri wowe, ishavu n'ibigeragezo ntibizangeraho ukundi. Igihe uzaba unsendereyemo uko wakabaye, ubuzima bwanjye buzaba bwuzuye. Iyo umuntu yitegereje ibyaremwe, agatega amatwi ijwi ry'umutimanama we, umuntu ashobora kumenya mu by'ukuri ko Imana iriho, yo ntangiriro n'iherezo ry'ibintu byose. Bavandimwe, tugeze ku musozo rero ikiganiro cy'uno munsi. Ndabashimiye mwese bateze amatwi abo twabanye muri iki kiganiro. Mwese Imana ibaha umugisha. Komeza rero kubashimira ko mubana na Radio Maria Rwanda, mukayitega amatwi, mukayisabira kandi mukanayitera inkunga. Mwese Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Padiri Senane Fremu, umuyobozi wa gahunda za Radio Maria Rwanda. Naho ubutaha. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.